byose baby urabizi urukundo ngukunda Yesu uraruzi arega iyo ufite sheri sha nta kibazo uba ufite ahubwo se wowe bimeze bite ufite sheri sha ndamufite pe ubu sinaba ntamufite ubwo ndamufite amfashe neza pe nta kibazo sha mani njyewe nyine muri ino minsi nta muhungu ndabona unguye ku nzoka ndacyashakisha ngagiza ahubwo mbona abahungu badafite gahunda nyine njye nkunda abahungu beza yesu ugize ngo iki ufite ikofi umuhungu umusatsi mwiza umuhungu wituza mbese umuhungu ugaragara neza utagira isoni kugendana ahantu afite ituza afite amabuno inda mbese ni wabo sha barakeye pe ni abasirimu ni abantu bagira intebe waziciyemo nawe ukumva mbese uranezerewe wenda kumva waratomboye ariko nanjye nzamubona nta kundi rero nk'abo ngabo bawe nanjye mba nshaka abo ngabo mbese bubatsi babanjye nibo mbagiye nababona ariko mfite icyizere ko nzababona abahungu bariho ni benshi nzamubona pe nta kibazo nyine humura uzamubona nk'uwo wanjye kandi ubu munezerewe cyane bwo niwe nkeneye komeza wihangane igihe uzajya gusenga ukaba uhuye nawe cyangwa wajya ku isoko guhaha ugahura nawe naho njyewe naratomboye da ubu ijuru ryo ku isi narigezemo sha njye ndacyashakisha nyine yewe ibijama rwose ndi kubona haravamo n'amafaranga umukecuru washaka yamuha ndi kubona harimo imyenda yo kwambara ariko buri umuntu yitayeho ushobora kuba yabyibagiwe se kugenda nagahahiramo rwose akari nk'uyu umeze utyo ari nahereza imana icyubahiro oya humura uzamubona kuko nanjye nateganya ntabwo nari ko namubona muhagarika muri ba polisi ku buryo mubonye nambaye amapine cyangwa nta byangombwa hano ngena ni kure muri kumpagarikira ariko si shere ubu aka kanya ko kuranyibagiwe n'ukuri undi mwiza niba ari ibyo reka nje no ku kazumbo ubu uri kubona ntari mwiza koko ubu si wanzize iki uri mwiza ndi kubona barakudekoye rwose wowe bimeze bite njye nyine nagukunze umva nanjye ndi mwiza nakoye mba ndagukunze nanjye reka mpagire nubwo nkunze nanjye nagukunze n'upfa bazampambe hari n'abo ugira ngo baba bakuye mu isoko ariko nta ntiribishya ndabemera rwose nubwo muntereje ndanabemera witwa nde nitwa Rayiza Rayiza gusa aka kanya uranyibagiwe no kuno na sheri wawe wowe witwa nde njye nitwa Shania ntundewe ndakubona kabisa ngiye kubakoresha akazamini ni akazamini gato mbese nizere kuyunda mana we akazamini mbese mugiye gufatana gufatana gute kurwana mbese ho gato biturushi uzi ingume hafi aho nawe urabizi wowe wagira uranabizi umutera ikofe ntayandusha ninjira kwegukana ngire rero ariko njye mfite ikibazo aho ngaho kimeze ntabwo twazunguzanya ngo duterane amakofi ahubwo duhitishemo umukino umwe mupfa kurwana yaba amakofi yaba imigeri wenda tubwire niba ari uko uzunguzanya cyangwa amakofi cyangwa iki ako se igihe navuge ntumvishe mwe mu Rwanda mwe mugiye kumanza muzunguzanya ariko ntabwo ari nka vandarateri muzunguzanya mbese ku buryo wenda umwagwe hasi umva akakubure nete ngiye gutunara umwumbati akubite rwose ubu uri nete ni ntushwanyaguza anyitiye imigeri hafi aho oya reka nze duhangana umaze kubyimba si sheri nakunze kanze duhangana nagufashe ibingibi ndi kubona bitavamo pe ubu se twarangiza cyane oya reka mbabaze nkawe uri kurwana nk'agasake kari kwiga kubika ubu ngubu ni gucyo barwana ufata ikofu karimo ukubita
ku buryo mbese n'ukuboko kureta kuhaba ni ku cyo bagwana ntagize rwose man ninjura yegukana nta bindi waza umbwira mugiye kongeraho gato amasegonda 6 niyo finale amasegonda 6 ubwo mu kuzunguzanya cyangwa tugiye guhindura indi ntuzi ni mu makofi umva naho nizere ko urakomeretse undi urangarira arajya ndahita nyiza wewe mutangire ndahita nyiza ndakica unjeho ntawazanyica ariko nta nubwo ari wa mbere ubivuze uri kureba nk'umwicanyi rwose indaya mbaya ibyo bitwaye iki sino n'ikizibona ndi kubona wazanyica ahubwo rwose ngana sheri haguruka twigende uranyanze twigendere n'ubundi wari mereza rinete zanjye vuba no bunyonyos